isi dutuye n'ubuzima tubamo n'urugendo rurerure, ruba rurerure kuko uyirambyeho cyangwa rukaba ruto kuko uyivuyeho vuba. Ngenda Furaisha nakoze indi imfubyi, none urugo mfite ndurimo ntarurimo. Mwana wanjye ntuzigera uba imfubyi, uko byagenda kose ufite mama ugukunda. Nubwo mbabyara nkabamburwa, ariko wowe ntuzigera uva mu biganza byanjye. Okay, uri kwireba ariko amatwi nzi kari kumva. Ndabibona urananiwe pe. Sibyo? Niyo mpamvu nguhaye amasaha 28 yo kuba wavuyeho. Kuko ejo bundi ndayagufatiramo hano. Nkagusohorana n'ibishingwe bizaba biri muri iyi nzu. Byiza rero. Umunsi w'ejo uzarangire nawe utakibarizwa hano. Kundi madamu waretse ntagukozeho ibiganza byanjye. Wanyumvishe wakubuye uwo mutwe ukanyumva. Wanyumvishe neza. Naguhaye amasaha 28 uzaba utakibarizwa muri ibyo. Wigendere kugira ngo uzanabona aho ubyare neza. Kuko bitari ibyo nzagusorana n'utwanda twose tuzaturi muri iyi nzu ushyingure muri kubere. Uri kunyumva? Uyu munsi rwose ndikumva nifitiye roho nziza. Numva nako kana kawe rwose uzakabyare neza kabeho, ariko ntukabyarire kuri ubu butaka. Uzashaka ubundi ujya kubyariraho. Wansuzuguye kandi naje niyoroheje. Ariko nyuma y'amasaha 28 umuntu uzakugarukira uzagira ngo ntiwigeze umenya. Utwo twisurebesha muri iyo telefone ushobora kuzadukuzamo ifoke. Gatsindura amubwira agacurika igitwe gusa. So madam. Hey! Nta wampa agaciro k'amasegonda niyoroheje ugira ngo. Reka nkubwize ukuri. Umugoroba w'ejo ndagaruka. Nibwo uzamenya uwo ndiwe. Sanga utarava. We n'uwo twita uzambona. Gatsinda reba nk'indagara z'indonda. Iritariri ryarakeye. Warandemesheje umara ubwoba, uranshoboza mu kiza ndambuka. Yesu nakwishimikiye, ibiriho byose Kristo ni byawe. Ke ntago bikunda. Kubera iki? Ntago nshaka kujya muri karate rwose. Nyabaranye muri karate. Ahubwo ndi kumva uri kubinsaba kumbaraga. Ubu musaza wawe ko yagiye muri karate ntago ubona amafuti yirirwa akora. None nimba ubibona ku cyo uri kubinsaba kujyayo. Ariko mpamvu kujya muri karate. Ndiyangiye. Ntabyo nshaka. Kubera iki? Kubera ko ntabishaka. Ke ntago mbishaka. Reba musaza wawe yagiye muri karate yabaye ibandi. Atangiye kujya mbaza ibibazo ntabasha gusubiza. Ikirenze kuri ibyo asigaye agira n'urugomo. None nawe urashaka kujyayo rero ashaka kugira ngo nawe ujye urwana. Ariko je ntabwo narwana. Nabyizera nte? Nabyizera nte ke? Ntabwo mbizi. Nyine ntago bizi.
niyo mpamvu nta ruhushya naguha. Ntago mbikwemereye rwose kubera ko ntabishaka. Oya ntago mbishaka kandi ibyo bintu ntiwongere no kubigarura. Ndumva ikiganiro cyarangirira hano. Ntago nagukundira, ntago nabyemera. Ngiye nsigaye mbona bitera ububandi, rero ntago nshaka ubijyamo wowe. Oya ndanze ndanze pe. Nshaka kujya muri karate. Ujye uzigira hano mu rugo, jya ubwira musaza wawe kwigisha, ariko ntabwo natuma ubijyamo rwose. Aba yabifashe. Nashaka azabifate cyangwa ntabifate, ariko ntabwo nshaka kubijyamo. Oya kandi wimpatiriza, kandi musigaye mushaka kundusha ubwenge. Wagira ngo ni wowe mama. None nimba nguhakaniye ngo ntabwo mbishaka, warangiza ugakomeza ukampatiriza. Bakajya kubwira nicyo abiyigisha. Ahubwo ninsanga ari kubikwigisha nzamuvuna amaguru. Kubera ko ntabishaka, genda mva no mu maso. Kanagafasha. Iki ni cyo cy'umuntu aba agomba kimanuza akave nkawe. Gawe mpora nkwizeye. Ariko iyo urebye akanatuye kari aha ngaha ukareba iyi view, iyo uri hara hejuru kuri floor, hara kuri rooftop, bamwiza gute? Ubu hari icyo wandenganya njye simyitaho, mba nakoze bishoboka urabizi. Njyewe rero hari igihe nicara nkubona speechless, kumva iyi property yose iri mu biganza byacu. Hari igihe nicara ku ruhande rumwe nkabitekereza neza, nkatekereza ko ari ubuzima, ariko ku rundi nkasanga inzira byanyuzemo kugira ngo tubigire none zirafifitse. Gushira ngenda kwizera, kwizera nk'umuntu w'umuhanga cyane. Ubwenge wakoresheje izi saha bikaba biri mu biganza byawe, nizera ko ntaho bwagiye. Ni kweli ntaho bwagiye, ariko wibuke ko aho ubwenge bw'umuntu burangirira ni naho ubundi nabwo butangirira. Ubwanjye aho burangirira nemera ko ari aho ubwawe babutangiye. Niyo mpamvu rero nkwizera, nkora nzi ko uri hejuru cyane, sibyo? Ntabwo wari ukwiye kumutekereza cyane rero kuri ibi, ahubwo twagabaye duserebura ko biri mu biganza byacu. Chérie, je te comprends bien, ariko kandi nanone menya ko burya iyo abahinzi bajya inama n'inyoni zo zigira ziti ziba zigize inama. Utekereza ko iki kigo udatuza Wabigenza ute? ariko ihore pe. Ako mwana shanga umeze neza. Sishoro maze kuza kugusura nkura. Ni zingahe? Ntabwo ujya umubwira. Ako keza uramuzi. Ariko arata kenshi nzabagiye ku ishuri. Usko utigeze unampobera, ariko buriya ntabwo wari unkumbuye. Shyira akaji hano wanze zituhoberane.
ukabona yanjye akakaga yanjye usiko bajya bavuga ko tunasa urabizi kakuze disi mfite ubwoba ko papa we naza azamuyoberwa ntabwo yamuyoberwa hari umuntu uyoberwa amaraso yose barakubeshya kubera ko yarakuze cyane sheri papa wowe uramwibuka Papa oya sinakubwiye iki humura vuba aha bigiye gucamo uramubona n'umubona uzabigenza ute nzamuhobera akomana waba wanyereka imana ifashe nzabe mpari ese wari uzi amakuru meza hano avoka we yampamagaye arambwira ngo bishoboka vuba hashobora kurekurwa agataha ariko agafungurwa by'agateganyo oya ntacyo niyo yaburana ari hanze ntacyo byaba bitwaye tekereza ko yicaye nawe aho ari kandi umenye ko hari ahantu ari inyuma y'amapera gato umenye ko nawe habaye ubundi bwenge sheri mwiza wihangayika umuntu ari inyuma ya ferabeto uri inyuma wewe uri hanze gututekereza umuntu uri hariya nabanze yikure hariya ntashobora kuhikura asasanga nawe warageze kure mu gufata ibindi byemezo ntabwo ngewe umuntu uri muri gereza yagatumye uhangayika njyewe ikintu ngiye gukora ahubwo ni ugushaka komplo hariya muri mabosahari ku buryo imudaha ibitekerezo ikuma intekerezo ze bakajya bambwira mpamvu se nkubwira ko uzi ubwenge nyine njye mba nkwizeye mbona imbere cyane ntabwo waba waratangiye muri iki kigo uri hasi ngo izi saa kibe kiri mu biganza byawe utinyuke kumbwira ngo watangiye kugira ubwoba ko twagitakaza ntibishoboka dutegura umunsi rero kumwakira nubwo uwo munsi sinzi icyo nzakora yewe wa mana wewe uzakora iki simbizi imana niyo ibizi nonese byo ufite amafaranga ahagije cyangwa nkongere tuzabona uko tumwakira erega umugabo ugiye iwe yarasize mushiki we mwiza nkawe n'ikigore kiwe cy'igikundiro umva yaturana iki mbese ni ngombwa ngo unyongerewe nturi umugabo yansigiye ntesha umutwe sinjye umugabo muto wese n'ubundi ashaka gutera inkuru icyo gihe nzaba ndi umugeni ariko we urabyibuka mubwire ibintu nateguye ndi gutekereza nshaka kuzakwambika neza icyo ngukundira warangiza ukicara hari umeze nk'ururabo utegereje nzakora akantu ntabwo nshaka ukavuga uzakabona kuri uriya munsi imana idufashe gusa hagere mbese ndimo ndahumiriza nkavuga ngo n'ejo icyampa rero kambibike icyo gihe ndi kukureba sheri icyo gihe ndi kukureba mbabajwe nuko ijoro ntirigera cyakora nzakoherereza abana bagusura ahubwo uzataha batahanye urabumva saa ari umunsi mushya uwiteka we bidukorere pe ntabwo naguhemukiye imana irabizi ko ntigeze nihemukira uwo munsi yinjira usohokana abana nta kibazo ariko kuko uwo munsi hazaca uwambaye oya uzabanza ureka abana bamusuhuze ndavugaga ku mugoroba nyine tuzajya muherekeza shangazi mutahane uzarara yacu mbese bizaba ari iki mbabarira wibera amashyushyu mbabarira basi uzagerageze ushyire nk'agakamera hariya utama jigo uwo munsi
Uwiteka we ndabizi neza sheri nkumbuye umugabo wanjye ariko nubwo ubona ndi gusara gutya ahubwo sho ndashaka kumbwira ikintu uzi akunda cyane kurusha ibindi byose kuko igihe mumaranye ushobora kuba ntakibizi icyo ari cyo cyose ikintu cya mbere akunda ni iki kandi icyo gihe nzaba mpari ibyo nsanzwe mbizi Uwiteka we hari utuntu tumwe na tumwe nzashyira kuri portemento ukuntu we hanyuma mu bijyanye no kurya uko nakunda amateke buriya iki amateke iki buriya kundi iteke mbese yo nabaga namutegura Grace se byibuza amayanga namuteguriye iteke namuteguriye akumbati ko guhekeye sheri yantwara ku rutuga mbembereza n'utunyobwa hafi aho ndabyumva nawe urabyumva ariko ntazasa Yesu ariko Imana yabigize vuba izo fanta ntimuze nsigire shusho iyo ji ntabwo isiga hano uri kubyumva nese ko mbona utari kuyinywa ngo nkongere n'indi yagize isoni ari kumva yaguma kwirebera mu maso shangaza araryoha njya mbabazwa nuko nta masenge ngira ngaho tugiriye ishyari ntuzatugire ishyamba ariko icyo ntavuze umutima ukubwire ni ikigo cy'icyitegererezo mu gihugu ni ikigo gifite abahanga ku buryo n'umwana ukinjiyemo abamo afite bagaje cyane rwose ni ukuvuga rero ngo uko twebwe tugitekerereza ni nako abandi bagitekereza aho uranyumva neza ikindi iyo barebye imikorere yacyo buri muntu wese ashaka kugira ngo amenye inkomoko yacyo njyewe ari impungenge mfite sofa niziye ntabwo nari nizera master kandi nawe urabizi ngo uwizera umuntu azagire gute ntabwo nari nizera master ku buryo atatuvamo sindamwe ubu munsi niyo mfite impungenge hari options ebyiri mbona master kumugusha neza kurusha uko ari kugushwa neza uyu munsi cyangwa se kumukuraho agapfa ariko sheri gukuraho master ntabwo ari ikintu uhita ubukiriza isaha ngo uhite ukora biradusaba ko tubanza kumwiyegereza birenze uko twari tubaho twemere tumushoremo n'amafaranga tumwereke ko ubuzima bugiye kumuhinduka buhinduke nyine abibone muri kwa kumwiyegereza nitubona akomeje kuzana ubugoryi niho twamwimburira urabona nabitwaye mfitemo 50% imigabane buriya kugira ngo namugushe neza umuntu amugabanekamo akumva ko nawe afitemo iyo ni inzira nyine yo kumugusha neza tumwiyegereza ushobora no kurenga ntumuhe umugabane ukanamwongera ukamuzamura akabona ko ageze hejuru ukazamutega umutego akagwa mu ikosa buriya icyashoboka aramutse abizanye icyo umuntu yakora kumurangiza sheri aho kugira ngo dutakaze iki kigo igishoboka cyose ndagushyigikiye tugikore